Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndifuza gusubiramo uwo murongo wa 3. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero ntabwo nza gutwara umwanya munini, ariko reka ngusabe ukinyumva ubanze usure nyine ukibona iyi videwo, usure Gavin TV, nurangiza ukore share, ukore like, ukore subscribe. Ndifuza ko dufatanya kwamamaza njye nawe ubwami bw'Imana nk'uko twabikoze ku Murage w'Abera TV, tukaba twigejeje aho igeze. Wankundira ukamfasha tugafatanya n'iyi yitwa Gavin TV, kandi kubikora urahabwa umugisha. Ndagira ngo tuganire gato cyane, umwanya utari buze gutinda. Hahirwa umuntu. Ese kubera iki bavuze ngo hahirwa? Buriya ndagira ngo mbabwire, guhirwa ni ikintu gitandukanye n'ibindi bintu byose. Umuntu ashobora kubaho ariko atajya agira amahirwe mu buzima. Abandi bajya batekereza ko tukavuga ngo uriya muntu ngo ni umunyamahirwe kubera ko twabonye afite imodoka nziza, yego, kubera ko twabonye afite amazu, yego, kubera ko bamushyize mu mwanya mwiza, ndetse n'ibindi. Ngo mbega umukobwa, urabona ukuntu uriya mukobwa ari mwiza, ngo ni umunyamahirwe pe, ngo nyina wamubyaye ngo yabyaye umwana mwiza, ngo yagize amahirwe kumubyara. Yego, ariko Bibiliya yo siko ibibonye. Iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntabwo Bibiliya ibonye yerekanye ko umuntu uhirwa ari umuntu utunze imodoka, utunze amazu, uvuka mu muryango mwiza, uvuka i Bunyanaka, uvuka kwa runaka. Ntabwo Bibiliya yerekana ko umuntu uhirwa ari umuntu ufite posita nziza. Oya, yo iravuze ngo umuntu uhirwa, haleluya, ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Iri jambo ryamfashije kuva mu gitondo hose, numva ni ngombwa ko narisangiza inshuti zanjye, ko narisangiza abantu, ko nariha abantu. Numva ni ngombwa ko nagira icyo mbwira abantu kuri iki gicamunsi. Ninde munyamahirwe? Ese ni umuntu wubatse inzu? Twabonye abantu bakubaka ama etaje. Ngewe nzi ahantu hari etaje nziza cyane, bukeye mpanyuze nsanga tingatinga zayisenye. Wenda nawe ibyo urabizi. Nzi abantu bari bafite amashyo, uyu munsi no kubona 200 bagura ishyushyu y'ijana biragoye. Nzi abantu biga neza pe, muri kaminuza nziza zihenze, ariko uyu munsi no kubona bodaboda y'igihumbi biragoye. Nzi abantu, namwe murabazi, babayeho batakorwaho, batavugwaho, ariko uyu munsi bya bindi bitaga amahirwe byararangiye.
ntago bikibaho, byarashize. Ibyo twitaga amahirwe kuri bo byabaye umwaka. Kandi bene abo twebwe mu buzima busanzwe nibo tujya twita abanyamahirwe. Umva uko ijambo ry'Imana rimbwiye, rirambwiye ngo hahirwa umuntu rabesika udakurikiza imigambi y'ababi. Ababi ni bande? Ababi ni ababi nyine. Iyo bakubwiye ngo muri uyu mudugudu hatuye umuntu mubi, byanze bikunze uramuhunga. Iyo abana basohotse urababwira ngo mugiye, ubagarura vuba. Kubera iki? Mu mudugudu utuyemo hari umuntu mubi witwa umurozi. Mu mudugudu mubi hari umuntu witwa umwicanyi. Mu mudugudu mubi hari umuntu mubi ugirira abantu nabi. Bikagutera guhora uhangayitse. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abanyabyaha, ntahagarare mu nzira, ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Umuntu mubi nta kindi azakwigisha. Azakwigisha kwica, azakwigisha kubeshya, azakwigisha gusambana, azakwigisha gukora amanyanga n'ibindi 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 n'ibindi. Ariko uze kwibuka, nubona iyi video uze gukanda like aho kuri ako gakumwe. Ntugende, ni ukuri ndabigusabye, ntugende udakanze kuri icyo gikumwe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Dufite abantu babi. Noneho ikintu giteye ubwoba, aba bantu ntabwo basigaye baba no mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Dufite abantu babi ku rwego rukomeye. Ariko ijambo riravuze ngo urahirwa niba uticarana nabo, niba utajyana nabo mu kugambana, niba utajyana nabo mu businzi, niba utajya wicarana nabo mugambanira abandi, niba utajya wicarana nabo ngo mugire ishyari, mugire igomwa, niba utajya wicarana nabo muri kuvuga imigambi mibi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Ntiyicarane n'abakobanyi kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ndagira ngo nihute dusoze. Yavuze ngo bene uwo nguwo, haleluya, udakurikiza imigambi y'ababi, utajya mu bajura, utagambanira abandi, utarwanya abandi, utagira ishyari, utababazwa n'umugisha mugenzi we yabonye, utirirwa honda urutoki ngo nzakwereka, nzakwemeza, sha ubundi uranzi, uzamenya uwo ndi we. Bene uwo muntu utagira ishyari, bene uwo muntu udahagarara mu migambi y'ababi. Haleluya. Umva icyo Imana imuvuzeho muri iri tangira ry'uyu mwaka. Aravuze ngo azahwana, azamera, azaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo icyo azakora cyose, ngo bene icyo giti, haleluya, cyera imbuto igihe cyacyo cyangwa se igihe cyose. Iki giti hari ibintu bitakireba. Reka mbabwire, hari ibintu bitareba umuntu wubaha Imana. Kuvuga ngo inzara yateye, kuvuga ngo igihugu kirashonje, kuvuga ngo ibintu ku isoko byahenze, ntabwo bireba umuntu wubaha Imana. Ye baba we, ijambo ryaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bene uyu muntu wubaha Imana ntabwo atagowe, ntabwo afite ikibazo cy'uko ibiciro byahenze ku isoko, ntabwo afite ikibazo cy'uko ku isoko hari ibibazo runaka, hari ibihombo. Oya, icyo azakora cyose, icyo azagerageza cyose,
kizamubera cyiza. Iki giti kiri ku mugezi, igihe izuba ryacanye cyo kirakomeza kigatoha. Iki giti kiri ku mugezi, igihe imvura iri kugwa cyo kirakomeza kigatoha. Niko umukiranutsi amera, niko uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi amera. Haleluya! Niko uyu muntu ameze, niko uyu muntu ateye, niko uyu muntu asa. Igihe abandi bahagaritse umutima, Imana iramubwira ngo humura. Igihe abandi bari kwibaza ngo turaza kubaho gute, uyu muntu Imana iramubwira ngo nzagutunga. Ndagira ngo soze nkwifuriza kubana n'Imana neza. Yavuze ngo icyo azakora cyose, vuga ngo cyose, atura ngo cyose, subiramo uvuge ngo cyose, ongera ubivuge ngo icyo azakora cyose. Bibwira uwo muntu, umubwire ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nacuruza dodo azunguka, haleluya. Nacuruza inyanya azunguka. Niba mugambanira ntibazamufata, niba musebya ntacyo bizamutwara. Aho abandi bazasonzera we ntazahasonzera, aho abandi bazaririra we ntazaharirira. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndakwifuriza kubana n'Imana muri uyu mwaka wa 2025. Imana izabana nawe, Imana izahagarana nawe, Imana izakorana nawe, Imana iguha umugisha. Nongere nkubwire ngo niwumva iyi nyigisho uyisangize mugenzi wawe, kandi unkundire ntugende udakoze subscribe kuri iyi Gavin TV, ntugende udakoze share ngo usangize abantu iyi nyigisho, ntugende udakoze like, ni ugukanda kuri ako gakumwe. Uramutse unkeneye gushyigikira umurimo w'Imana cyangwa se ko dusengana, nimero yanjye ni 07 82 29 83 48, 07 82 29 83 48. Imana iguha umugisha. Ndagukunda mu izina rya Yesu, amen.